Amahoro kuri mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu, amahoro kuri wewe wese wakoze subscribe, watweretse ko uri umuvandimwe, uri inshuti nziza, watweretse ko uri mudatengwa. Rero ndagira ngo mbabwire yuko ntaho nagiye, ndahari, ndabakunda cyane. Nongera kubwira buri muntu wese uri hano ariko utarabona igisubizo cy'uburwayi ufite, ndagira ngo nkubwire yuko Imana itakwibagiwe kandi Imana iri mu ruhande rwawe, ahubwo ari ikibazo cy'igihe kugira ngo nawe ibibazo byawe bikemuke. So ndatangira mbiseguraho rero, maze iminsi ntakora ibiganiro kubera ko nagize ikibazo kiri tekinike. Zimwe muri video zanjye zitakaza amajwi, nibyo maze iminsi ndi gukora kugira ngo nongere ngarura amajwi, kugira ngo mwebwe mwakunze ibiganiro byanjye mukomeze kubyumva nta nzitizi. Uyu munsi rero twagiye, ntabwo turi butinde. Uyu munsi turaganira ku giti cy'umukunde ndetse n'akamaro kacyo, nubwo ibyiza bya kino giti ari byinshi cyane, byinshi ariko byinshi cyane, kuko iki ni igiti gikomeye, ariko tugiye kuganira bimwe by'ingenzi kuri icyo giti. Niba ugira ikibazo cy'umuriro mu mubiri, ugasanga wowe uraho ugahinda umuriro mu mubiri cyangwa se ku gice runaka cy'umubiri wawe, ariko ukaba waragiye kwa muganga ukisuzumisha, bakakwereka ibipimo bikerekana ko nta muriro ufite, uyu munsi ngufitiye inkuru nziza, sibyo? Uyu munsi rwose ngufitiye inkuru nziza yuko icyo kibazo umaranye igihe warakiburiye igisubizo, uyu munsi ikibazo cyawe kirakemuka. Twagiye ku ngingo ya kabiri ku birebana n'iki giti cy'umukunde nyine turi buganireho. Niba rero uri umukobwa ariko ukaba waragumiwe, cyangwa ukaba uri umusore nawe kubona umukunzi bikaba byarabaye ikibazo, nawe uyu munsi ngufitiye igisubizo, kuko hari abakobwa cyangwa abahungu babura abantu bakundana, n'uwo mukundanye yamara umunsi n'iminsi cyangwa iminsi runaka agahita yongera akagenda ntumenye ikimutwaye. Uyu munsi rero nawe ngufitiye igisubizo. Ibyo ngibyo birahagarara, menya ko ibyo bitabayeho kubw'impanuka, ntabwo byizanye, hari abantu babigushyizeho, wabyumvise neza. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo uyu munsi turi kumwe kandi ngufitiye igisubizo. Twakomeje ku ngingo ya gatatu turi buganireho, tugatanga n'ibisubizo byazo. Niba ukora business cyangwa ukaba ukora ahantu runaka, ariko abantu bakakubwira ngo urasuzugura cyangwa ngo uvuga nabi, ariko wowe muri rusange ukaba ntabyo wiyiziho, bakuroze icyangiro, bakuroze ibintu, bakujugunyeho ibintu. Uyu munsi rero nawe ngufitiye igisubizo, kuko hari abantu babaho mu buzima busanzwe, ugasanga bavuga uriya mukobwa wo kwa kanaka cyangwa uriya muhungu wo kwa kanaka avuga nabi, arasuzugura, ariko muri wowe still nta kibazo mufitanye n'abantu, ukumva ko ibyo uvuga ubikora, ubivuga neza, nk'ibyo ukora ubikora neza. Niba ari business ukora ukumva ko ubikora neza, ariko abantu bakavuga ngo urasuzugura. Inshuti yanjye, wiryama ngo usinzire, karabaye, barakwatatse, ahubwo we ntabwo uzi ibijya mbere. Nese kuki umuntu umwe, babiri, batatu bavuga ngo urasuzugura, kuki bavuga ngo uvuga nabi, kuki bavuga ngo urihenura? Menya rero yuko ibyawe imbwa zabirwaniyemo, abantu bakwinjiriye mu buzima, ntabwo waruzi ibyo ari byo, ariko uyu munsi kiza no kuri busobanukirwe, ubona n'ibisubizo. Rero twagiye. Niba ujya ugira ikibazo cy'umuriro nk'uko nari ntangiye mbivuga, ariko ukaba warivuje byaranze, cyangwa wajya kwa muganga bagupima ibipimo bikabura umuriro, ntihagire igisubizo kiboneka yuko ufite umuriro, kandi we wakikoraho ukumva uratwika, dore icyo ukwiriye gukora sasa. Rero ndagira ngo ntege amatwi kandi witonze, hanyuma tubonere hamwe ibisubizo kugira ngo dutandukane n'ibyo bibazo by'uburwayi byakugize umukoroni. Genda ushaka igiti cy'umukunde. Nababwiye ko kino giti cy'umukunde ni igiti kiremereye, wowe uri bunyumva ufite bino bibazo navuze, rwose uratandukana nabyo, cyangwa se niba uzi n'umuntu ufite ibyo bibazo nawe umusharinga iyi video kugira ngo nawe abashe kugira ubuzima bwiza. Genda rero ushake igiti cy'umukunde nk'uko nari mbikubwiye, hanyuma usorome amababi yacyo. Kandi inshuti zanjye, mbibutsa ntimukavuna imitwe y'ibyo biti. Niba umuntu akubwiye ngo genda usorome amababi y'icyo giti, genda usorome amababi, kubera yuko iyo igiti ukivunnye umutwe ntabwo gikura neza, ubu cyangije. Murabizi ko ikintu cyose giciwe umutwe ntabwo kiba kigikora, kandi uko icyo giti kigutabaye, uko kigufashije, uko ugikuyeho umuti, na mugenzi wawe mu kanya cyangwa se ejo cyangwa ejo bundi azaza agikureho umuti. Niyo mpamvu dukwiriye kubaha ibiti, kuko ibiti kuri twebwe ni ubuzima bwiza. Hanyuma rero numara gusoroma ayo mababi, yajyane mu rugo,
uyasekure uyashyire mu mazi. Sinzi niba turimo kumvikana hano neza. Niba bamaze kubona ayo mababi yasorome, uyajyane mu rugo uyasekure, nurangiza uyashyire mu mazi, ubundi uyakarabe. Ndibaza birumvikana neza. Ibi ngibi uzabikora mu minsi 3 gusa. Nubikora mu minsi 3, ndakubwiza ukuri, uzaba wamaze kubona igisubizo, kandi igisubizo cyiza, sibyo? Ariko kandi inshuti yanjye, ndakwibutsa ko iyi miti yose mbarangira hano urasabwa gusenga. Ariko ubundi bitwaye iki? Kuba wafata amababi y'umukunde ukayasekura ukayashyira mu mazi, wamara kuyashyira mu mazi ukayasengera ugakaraba, nta cyaha bigize, urimo kwihumanura. Nta kintu kibi urimo gukora, nturi kuroga, ntabyo uri gutongera, nta migenzo mibi urimo kubahiriza. Bitwaye iki kuba wasenga ugakira, ubuzima bwawe bukagenda neza? Muri mwebwe mwese hari umuntu utubaha Imana cyangwa udakunda Imana hano, cyangwa utazi ko Imana ishobora byose? Ariko niba uri umurozi, kino kiganiro ntabwo kikureba, kuko wenda bizi ni wasenga, ahubwo urimo gukubita urutoki ku rundi. Byakubabaje cyane ngo twishe akazi kawe, ko kazi kawe twishe nakaye. Wowe uragize ubuzima bw'abantu, uraho ngaho uranyanayimbwa, warangiza ngo abantu bakwiciye akazi. Hari abo njya mbona baza bakanyandikira, akazi kacu ariko ubundi ibyo n'ibiki n'indi. Ariko nshuti zanjye, koko uri umurozi, urashaka kwica abantu ngo nibacicike, ntihagire umuntu uzavuga koko, ariko urinde ufunga umunwa abantu uba uri mu kuvuga amabi wiri gukora. Niyo mpamvu rero ngewe nta mwanya mfite, nabwiye ko abarozi ntabakunda. Ibyo mujye mubimenya, simbakunda habe na gato, uko uburyo mugiramwe abantu birambabaza. Urafata umuntu ukamuzingazinga, ariko reka mubwire, wowe nimba uri umurozi ugatinyuka gufata umuntu ukamuzirika ukamwima urubyaro, urashaka ko abantu tugukundira iki? Umugore yashatse umugabo amukeneye, agenda agiye kubaka umuryango, umugabo arirwa amuzengeza kubera ko yabuze umwana, we warangiza wewe bimukoreye ngo ukazanwa bwembwe. Urabwembwe ni ukuvuga iki? Nta mwanya mufite kuri YouTube channel niyo gukemura ibibazo, si yo gutera ibibazo. Niyo mpamvu mbabwira ngo wowe uri hano nkurikira umunsi ku wundi, ugakurikira ibiganiro byanjye. Ni ikibazo cy'igihe umurozi uzamutura hasi. Ndakubwiza uko niba wowe nkurikira uri hano ugakurikira ibyo nkubwira, ukabikora uko nabikubwiye, it's a matter of time. Ni ikibazo cy'igihe. Uwo murozi byanga byakunda uzamushyira hasi. Ntucike intege, stay strong, ukomeze usenge. Umunsi umwe hano uzahakura igisubizo. Ugenda ukora umuti, ujye ubona wa murozi wakurogaga yahungabanya yirirwa mu muhanda yirukanga. Ntabwo nkubeshya, we nukurikira ibiganiro byanjye urabibonamo igisubizo. Wabyumvise neza? Ndagira ngo nkubwire yuko ni itegeko ko ugomba kubanza gusengera ayo mazi. Hanyuma bwira Imana uti, ngendagira ngo nimba mugiye gukoresha iyi miti mujye muba serious, muhiruka abanyembaraga, mubanze mwegera Imana. Ubwira Imana uti, Imana ndabizi ko ndi umunyamakosa, ndi umuntu ntacuma, ariko uyu munsi ndakwegereye Imana, mfasha. Hari abantu bashaka gushimuta ubuzima bwanjye. Ubibwira Imana, hanyuma urebe Imana kwita kumva. Hanyuma bwira Imana uti, Uwiteka Mana yanjye, nciye bugufi imbere yawe, ndaje ngo undengere, unkureho uyu muriro nohererejwe n'abarozi bashaka kunyambura ubuzima wampaye. Hanyuma ukomeza uvuga uti, ngiye gukoresha kino giti cy'umukunde, niwe wakiremye ngo kidufashe, none nyaturiyeho imbaraga zawe ngo kinkureho uyu muriro unyaka mu mubiri, cyangwa se niba atari no mu mubiri wose, ahandi niba ari cya gice cy'umubiri runaka wowe ufite kirimo umuriro, ukivuge, kuko n'uwabikohereje yavuze icyo gice cyawe cy'umubiri. Niba ari umubiri wawe wose, yavuze umubiri wawe wose. Hanyuma wisengera neza uvuga uti, amen. Akuma mwumva binagoye, ariko mwaretse tugakunda Imana nkaho nta yandi mahitamo yo gukunda Imana ko ari bizima. Abantu bakunda Imana babaho neza, nta mutima mubi. Mureke tubeho nta mutima mubi, mureke abarozi tubazengere, tubakure mu buzima bwacu. Ugasanga ucyo umuntu asaka kuzengera, ndagiza kumva ko afite ijambo akaza kuvuga gusa, njye nta mwanya njya mba. Niyo mpamvu ndi hano, uri hano wese nkurikira, ngo dufashanye, dufatikanye, dukobetere
abarozi vuga bajya birirwa banuka ngo isosi yabo nayimennye mwinshi narababwiye ngewe nta nubwo nzayimena mwinshi gusa ni ukumenamo umucanga ku buryo wenda inshishi ushobora no kuyungurura ukavuga uti ninyungura ndabonamo agasosi gake nge ni umucanga ku buryo ugeze kuyikoza mu kanwa izajya umucanga uzabisanga wivanze na bya bisosi ku buryo uzameze nk'umurimo kurya amabuye. Ntabwo nkubeshya abarozi simbakunda ibintu bakora ntibinyemerera kubakunda ndababwiza ukuri. Twakomeje katwikomereze ku bantu barozwe rero icyangiro. Niba uri umukobwa ukaba waragumiwe ndagusaba ko untega amatwi ukantiza ukanyiyumvira gusa sibyo rega iyo tuvuga kugumirwa ese uri umukobwa ugize imyaka 20 cyangwa 30 nta muntu ukubazize umukobwa narabibasobanuriye ubundi umukobwa ako munyihanganiye kwagiye gutanga runo rugero ntihagire umuntu uza kundeba namba ngira ngo buri muntu wese yumva icyo nshaka kuvuga. Ubundi umukobwa ameze nk'igiti cy'ipera cyangwa sironji riteye kuri wambonye riteye ahantu abantu bose babona. Umukobwa abantu bagomba kumubaza nimero baba bagomba kumubwira uri mwiza. Niba ari umukobwa akanamura kubwira bino bintu amenya ko karabaye bakwambitse indi sura ubwo n'igihe abahungu bakora bakabona umeze nk'ipusi kandi wowe wibona nk'umuntu cyangwa uravuga bakumvura nuka kandi wowe ukumva waborosheje nta kintu utakoze ariko kubera ibyo bakujugunyeho bakwambitse indi sura baguha undi mwuka baguha irindi jwi uravuga urabwira umusore akagira ngo nawe uri umugabo mugenzi umusore agahita atinya ati hangaho nahagwa. Ndagira ngo twijyanire neza rero ku bantu barozwe icyangiro. Niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umuhungu ukaba ujya ubura umuntu ushobora no kuba ufite umuntu mukundana ariko ejo cyangwa ejo bundi ukabona yagiye. Hari abantu bagiye bagira ibyo bibazo ukaba uri umukobwa cyangwa umuhungu ugakundana n'umuntu ariko nta kintu mwapfuye nta kintu kibi wamukoreye ejo ukisanga uramuhamagaye yanze kukwitaba. Niba rero ufite kino kibazo menya yuko baraguhambiriye bagushyize ahantu runaka. Sinzi niba wowe ufite kino kibazo urimo kunyumva neza. Bino bintu ntibifate nk'akantu gatoya. Hari abakobwa baba baraho ari beza nta kibazo bafite ariko umukobwa asanga nta muntu bakundana cyangwa akaba ari umuhungu ukabona washakanye nawe cyangwa se bakundana aragenda mbese arasenya buri munsi ntabwo yubaka ibintu ngo bihame. Inshuti yanjye wikirenganya ibi ngibi hari abantu baba bakugiriyeyo bakaza bakakurwa ku buryo umugenzi wawe akubona mu isura itandukanye wowe niyo wibonamo. Niyo mpamvu rero niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umusore ntihazagira umuntu ukubwira ngo uri mubi ngo niyo mpamvu utabona uwo mukunda cyangwa niyo mpamvu ngo mukundana bahita bagenda. Nihagira umuntu ukubwira kino kintu ntuzamukundire uzamenye ko ari we ukuroga kuko uko waba umeze kose Imana hari umuntu yakuremeye ugomba kuba ari kumwe nawe. Rero kuba utamubona nuko inzira sinzi niba turimo kujyana neza nuko inzira imuyobora iwawe yamaze gufungwa. Wibura ubwenge rero hari igihe abo bantu baza mu buzima bwawe ari inshuti zawe kubera ko inzira baba barayiborotse bahagira bya bintu bigahita bibatangira bikerekana isura itari iyawe. Cyangwa se ukaba uri umugabo wubatse cyangwa umugore ariko buri munsi ukaba utandukana n'abagabo. Hari ibintu bakomereyeho bituma uwo mukundana cyangwa uwo mubana atakubona nk'umuntu w'ingenzi ahubwo ahora kubona nk'umunyabibazo sibyo. Ariko muzi ko hari n'igihe bino bintu bikorwa n'umubyeyi wawe. Hano ushaka kumbwira ati hari uhise yikanga ngo se umubyeyi wawe yakuroga. Ntabwo umubyeyi wawe bikora mu buryo bwo kuroga. Hari igihe umubyeyi wawe abikora agira ngo kurinde kujya mu basore ukiri muto. Noneho rero dore ikibazo kiza kuvuka. Hakabaho igihe rero wa mubyeyi apfuye mu buryo butunguranye kandi wowe ugasigara aho ngaho nta kintu na kimwe uzi ko byabaye ibyo ngo wirwaneho. Urumva kaka ubugize ubaho ngaho ugategereza uwo mukundana cyangwa kuzubaka ariko bikaba bidakunda bitewe n'umubyeyi wawe yakoze ukicaraho. Niyo mpamvu rero ufite kino kibazo ntiwamenya uwo kiguteye. Wenda ugize amahirwe wamumenya ariko mu gihe utanamumenye ukabona wowe ibintu ntabwo bigenda neza ukicara ngo usinzire ntabwo ibintu ari shyashya sibyo. Ariko muzi ko noneho hari n'abantu babura urubyaro kubera ababyeyi babo nabwo byarakozwe n'umubyeyi.
ariko nabo batarabikoze kubw'ubugome cyangwa kubera inabi iyo ari yose ku mwana wabo, ahubwo barabikoze bagira ngo bakurinde gutwara zanda zitateguwe mu buryo bo batifuza. Umubyeyi nabwo agapfa mu buryo butunganye nk'uko ugasigara aho ngaho utazi bijya mbere. Wanashaka umugabo ukagenda ukabura urubyaro utazi aho byaturutse. Please, akakintu mucyumva. None se ko hari igihe umuntu abura urubyaro yajya kwa muganga bakamusuzuma bakabona ko umubiri we nta kibazo na kimwe ufite, ndetse n'umugabo wawe bamusuzuma bakabona ko nta kibazo afite, ariko mukaba mwarabuze urubyaro cyangwa mwarabuze abana. Ibi ngibi nabyo ni mu bishaka nzabakoraho ikiganiro, kandi hari abantu nuko rega ibiganiro sinabikorera rimwe, kandi ikindi hari n'abantu hari murambirwa mu banga ikiganiro ngo cyatinze, ariko ubundi ikiganiro gitinda gute? Njye ni ikintu njye nibaza, niba ikiganiro kirimo kiragufasha, telefone wayifunze ukaza gufungura cya kiganiro ufite umwanya, ikiganiro ukacyumva witonze. Nimba ikiganiro kigufitiye umumaro gitinda gute? Wacyumvise mu bice. Ubundi se niba ikiganiro wumva gishobora kuakureka mbabazi, niba ikiganiro wumva gishobora kugufasha, uri umugore nko kwabuze urubyaro wumva ndimo ndakora ikiganiro cy'uburyo wakicurana n'ibyo bintu, ubura umwanya wo kumva icyo kiganiro gute? Icyo nshaka kukubwira rero, ntabwo ndimo kurenganya abafana banjye b'abantu bankunda bumva n'ibiganiro byawe kumva bifite umumaro. Ndimo ndabwira wa murozi uzahana kandika, ndabazi kandi njyewe ntabwo mwankira hasi ngo bibakundire wapi. Nimuzanabigerageza muzatakaza umwanya, ahubwo nubigerageza nzakugurukana ngize chance ukabikora uzasobanukirwa ibyo urwana nabyo ibyo ari byo, sibyo? Rero abantu batanga comment ngo ujye ukora ikiganiro vuba, ngo ujye uza ngo uvuge umuti ngo yitugenda, ni ntagusobanurira inzira uwo muti ugomba kuwukoreshamo, cyangwa ngo nkubwire ya mitego baguteze kugira ngo utazongera kuyigwamo. Uribaza wowe uwo muti uzawukoresha gute? Rero kuvuga ngo ujye uzavuga uvuge umuti, ntabwo urwaye, ntabwo umaze umwaka cyangwa imyaka 2 urwaye ngo zo mbwire ngo uvuge umuti. Ni mwebwe mugira gutya mugakoresha umuti nabi, cyangwa mukihutisha ikiganiro ugasimbuka mukirirwa mumpamagara ngo ese ngo muga ngo hano hantu ngo kwatubwe, kandi ibintu narabisobanuye muri video yose, ariko we ntabwo wabyumvise. Nyine uricaye ngo wibereye mu bindi. Ubwo surprise, reka ngaruke inyuma gatoya. Ndabizi neza ko ngomba gufasha abantu. Hari n'abantu babivuga burya atari ubugome, ahubwo kubera ko babarozi bakabashyiramo gucanganyikirwa mu mutwe, bagatuma utagira stability, bagatuma uhura n'akajagari mu mutwe. Ibyo rero icyo biguteza kubura control. None iyo murimo mwumva bino biganiro mujye munabimenye, muba mufite imyuka mibi. Ya myuka mibi ntabwo mvuga abantu bose ko baba bafite imyuka mibi, ariko abantu baba bararozwe baba bafite ya majwi babwira kino kiganiro kiratinda kiborere. Kubera iki? Iyo uri mu byumva bino bizimu bifite imbaraga, buriya hari ikintu mutayamusobanurira. Iyo bakuroze abo badayimoni baba baguhagaze impande, ibyo ureba, ibyo wumva, ibyo ubona, ibyo utekereza byose baba babifite. Niyo mpamvu babona utangiye gutandukira, watangiye kujya gusoma cyangwa kureba bya biri bubarwanya, bakoresha uburyo bwose bagushyira mu bintu ku buryo wowe ucika intege, ukaba ibyo biganiro ukabireka. Rero mwige guhangana n'ibyo bitero, uko mu gihe utari wagira imbaraga zo guhangana n'ibyo bitero uzahora hasi. Niyo mpamvu utagomba ibanga ikiganiro ni kirekire, ahubwo we banza wumve eske ibirimo bimfitiye umumaro. Gute se waba urwaye ukabura niyo byaba amasaha 3? Ubu se iyo twagiye kwa muganga tumara igihe kingana iki? Please rero ndagira ngo mube serious, mumenye ko nta mikino. Izi ndwara cyangwa ibintu baba barabaroze ntago ari ibintu byo gukuraho mu buryo budasanzwe ukumva ko ni ibintu byoroshye. No, biratandukanye, ni ibintu bavugiraho amagambo, sibyo? Rero niba ufite kino kibazo kakikomereze ku ngingo yacu. Rero niba ufite kino kibazo, shaka igiti cyitwa umukunde mfite yanjye, sibyo? Kuko igiti cy'umukunde ni mama w'ibiti bivura, nabigusobanuriye. Niba kandi utanakizi ubaze n'abandi, kuko mu biturage biba bihari, kuko hari n'abantu babihinga. Bino bitarano babihinga kuko abantu bazi agaciro kabyo. Yewe no ku misozi birimeza rwose, ku buryo ushobora kugenda ugasanga ku musozi birahari. Niba rero hari ahantu kibonye cyangwa ukaba hari ahantu wari ukizi, uzafate icyuma ugende mu gitondo izuba ritari ryava, cyangwa ujyeyo nimugoroba rimaze kurenga, kuko ubwo nibwo buryo bwiza bwo guca umuti, mu gitondo cya kare cyangwa izuba rimaze kurenga. Hanyuma nugerayo uzabanze urebe ko icyo giti cyeze neza. Ndavuga ko kuri igiti kiba gikuze, kuko iyo icyo giti gikuze cyangwa se iyo igiti cyeze kizana imisogo. Icyo giti cy'umukunde kizana imisogo cyangwa se indabyo. Nawe ubibona nawe igiti cyeze, ubu ntabwo muri abana mamubizi. Numara kukibona rero uzaharureho udushishwa twacyo. Ndavuga nko kwa kundi mu giturage baharura za karoti,
sibyo? Noneho numara kubona utwo dushishwa uzagenda utwanike, nitumara kuma uzadusekura ukuremo agafu. Ndibaza hano birumvikana, twihute kugira ngo tudakomeza gutakaza umwanya wacu munini. Numara kubona ku gafu rero uzajya ukoramo ushyire mu mazi ukarabe. Nkwibutsa ko amazi arimo umuti nta muntu yoga akoresheje icyogesho cyangwa se ga, ndetse n'isabune ntiyemewe. Ukoresha ibiganza byawe byonyine mu gukaraba. So uzabikora iminsi 3 yonyine. Nkwibutsa ko gusengera ayo mazi ari itegeko, ukayaturaho bya bindi byose ushaka ko Imana igukorera. Niba ukeneye ko Imana ikuvura aho hantu urwaye, havuge, bivuge. Impamvu reka gusenga ari itegeko nuko bya bibazo byose uba ufite ababiguteje bakoresheje amagambo, bakoresha n'ibiti runaka byose babibura bifatikanye, kugira ngo rero bigufate nuko baba bikoreho imigenzo mibi. Wewe rero urasabwa kuvuga, ariko ukavuga amagambo meza, ukiyaturaho amagambo meza, ugasaba ko Imana igutabara. Kuko niba abantu baravuze amagambo mabi, wowe ugomba gukoresha amagambo meza. Ndababwira buri munsi ko ikibi gikurwaho ni cyiza. Ushobora kumva uyu muti ukawupinga wumva ari akantu gatoya, ukumva ko ntacyo wakumarira, ukabura aho ngaho si umuti wamfashe. Ariko ndakwibutsa ko Yesu yahumuye impumyi akoresheje gakondo. Iki kintu umuntu usoma Bible wese arabizi. Nawe rero uyu munsi birashoboka rwose ko uwo mukunde wazindukiye muri cya gitondo, cyangwa wa muti wagiye gusoma ku mugoroba, wa muti nyine wazindukiye ukajya kuwushaka, wagukuraho ibyo bibazo, wagukuraho uwo muriro, wagukuraho kugumirwa, wagukuraho ibibazo bitandukanye, cyangwa ukagukuraho n'icyo cyangiro bagushyizeho. Ni byinshi. Uyu mukunde ufite akamaro kanini cyane, wagukuraho ibintu byinshi cyane. Ariko buriya muzi ko n'abarozi babaroga bagenda bagafata kiriya giti cy'umukunde, noneho bagafata bagati gatoya bakagakoza mu bintu ntari buvugire hano, kugira ngo nawe ejo utazahemukira abandi. Ubu ngubu ari umuntu yise uvuga ngo yabivuze nanjye runaka nkagenda nkamwemeza. Njye ntago ndi hano kuroga, sindi hano gukora ikibi, unyumve neza. Nimba rero ushaka gukoresha imiti mu buryo buhemuka, njye ntago turi kumwe. Sibyo? Noneho ka gati iyo amaze kugakoza muri bya bintu navugaga, aragenda akakazirika ahantu nawe ntari bukubwire, kugira ngo nshaka kumukora amabara mfite yanjye, ntabwo nkunda abarozi. Noneho akavugiraho amagambo mabi, ari nako avuga amazina yawe, ubundi ubuzima bwawe akaba bushyize mu kaga. Ubwo ngubwo ibibazo kuri wowe bigatangira, ubudahagarara please, amarira agashoka ku matama yawe, ubukene bugatangira, ubundi ukabisibaniro ry'umubabaro, ukabisibaniro ry'ubukene, ukabisibaniro ry'ibibazo, kuko ukuroga n'icyo ngicyo aba yifuza. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba wumva ibiganiro byanjye ba serious, ukoresha ibyo nakubwiye kugira ngo wiyamurureho uwo mubabaro umaranye imyaka n'imyaka. Kandi mu gihe mugiye gusoroma uwo muti, narabibasobanuye, mu mbabarire. Impamvu mbisubiramo nuko abantu benshi hari igihe bakora ayo makosa. Ntimukavune imitwe y'ibyo biti, ahubwo mujye musoroma amababi cyangwa se muharo ibyo ngibyo umuntu aba yababwiye. Ntabwo ari byiza kuvuna imitwe y'ibiti, sibyo? Murabizi ko ikintu cyose cyavunwe umuti, cyavunwe uwo mutwe, ntabwo kiba kigikora neza ngo gikore ibikwiriye, sibyo? Kandi mujye mwibuka gukoropa amazi aho mwakarabe umuti. Ntabwo ari byiza kuwusiga ahantu wawukarabiye, ibyo mbibabwira buri munsi, sibyo? Kuko iyo usize aho ngaho ushobora kwanduza abandi bantu, kandi intego yanjye si yo kwanduza, si yo kugira nabi, intego yanjye ni ugukiza, sibyo? So umukunde rero uvura ibintu byinshi ku buryo utabivuga n'umunsi umwe ngo uzabirangize. Ariko hari ikintu mutanya musesengura ngo mumenye n'ibyari byo. Ariko buriya muzi ko hari n'igihe abarozi baba barakwambitse maske, ariko wowe ukaba utabizi, ku buryo uko wibona muri miruwari atari ko abandi bantu baba bakubona. Ugasanga nk'iyo abandi bakureba babona uhorana umujinya, babona uhorana umutima mubi, kandi we ntabyo wiyiziho. Ibyo rero mu gihe wowe bakubona bakakubona, cyangwa bakakurebana bakakubona ubikorana agasuzuguro, kandi kuri wowe ntabyo uzi,
ibi ngibi bizakugiraho ingaruka, bizagutera ibibazo byinshi. Kuko ni urugero, nimba ukora nka business runaka abantu bakabona ko usuzugura, nimba ari abakiriya bawe bazagenda. Nimba ukora muri societe cyangwa ahandi hantu runaka, bagenzi bagahora kuvuga muvuga nabi cyangwa ngo urimo uvuga amagambo mabi, bizarangira bakwirukanye kuko ntago abantu bazakwihanganira igihe cyose. So rero niba ufite kino kibazo, genda usorome amababi y'umukundi weze nabikubwiye, hanyuma uyasekure. Numara kuyasekura, shyira mu mazi. Numara kuyashyira mu mazi, turimo twagendana, ushyiremo ibiyiko 3 by'umunyu w'inyanja. Noneho ureke umunyu yenge, ushiremo rwose. Nurangiza ukarabe uhereye mu mutwe. Ariko wibuke gusenga, bikubwizeho ukuri, ko udasenze ngo ukureho bya bindi byose bakuvugiyeho, ntago uba ukoresheje umuti uko bikwiye. Ko amategeko yose yo gukoresha umuti ntago uba ubikoresheje uko bikwiriye. Uyu ni umuti uzagukuraho indwara zitandukanye nyinshi cyane. Ufate uwo mukunde, uwusekure, uwushyire mu mazi, ushyire mu munyu, ubundi ukarabe. Nurangiza uzabona igisubizo gitandukanye n'ibyo wibazaga. Ibyo bibazo byari bikuriho, abo bantu bakakubona mu yindi sura, aho bakoraga abantu bari bakuvugiriza induru, avuga nabi n'umugo, kandi we ntabyo uyizi, ntabyo ubona. Ndagira ngo usobanurire yuko nubikora gutyo uzaba ubaye umutsinzi, kandi ubuzima bwawe uzagaruka uje gushima, uvuga uti mwarakoze rwose, uzagaruka uje gushima. Nibutsa abantu muza hano mukandika comment munshimira, praise rwose umfashije, waje uvuga uti Mana warakoze, ntabwo ari njyewe ubikoze, mba nabikoze mu kaboko k'Imana, naba nabikoze mu ijwi ry'Imana. Mujye muza muvuga uti Mana warakoze, nimba ikibazo cyakemutse, nimba jya ubwira Imana uti Mana warakoze, kuko Imana iri hejuru ya byose inshuti yanjye. So rero reka ngushimire wowe twabanye, mwakoze cyane. Ndabibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bikurikira bitagucika, kuko iyo ukoze subscribe, iyo nshyizeho ikiganiro ukibona mu bambere. Imana ibe mu ruhande rwanyu, kandi wowe ufite uburwayi umaze igihe buguhangayikishije, ngusabye umugisha ku Mana, ndagusabira gukira, ndagusaba gutora mitende, kuko abarundi bari hano ni benshi, Burundi murankurikira. Imana ibaha umugisha, ndabibona ko muri inshuti zanjye murabimbwira, muranyandikira, mukabinyereka. Imana ibaha umugisha aho muri hose, kandi Imana ibaha ubuzima buzira umuze. Mwakoze kubana nanjye.